turabakunda kandi twifuza ko mugubwa neza. Niba utameze neza izere yuko ushobora kumera neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ejo bundi mama Lionel ndetse na mashini gani Pastor Evode cyangwa Prophet Evode bakubise abazimu barabashwiragiza. Abazimu numva bari kurira mu kabane ngo ko twagiye muraho neza, muracyabaho. turashima Imana. Amen. Natwe turashima Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi wa none nsuje abantu bari burasirazuba mu majyepfo amajyaruguru umujyi wa Kigali n'iburengerazuba intara ya gatandatu y'abadiaspora. Abantu badukunda bacecetse niba abandi nyine baje ntibakore subscribe, ariko YouTube yikoze recommendation babona ibiganiro dukora bakaza bakareba bakigendera. Imana ibaha umugisha cyane, namwe muri bamwe mu butuma ubutumwa bwamamara mukanamenya n'ijambo ry'ukuri risengewe ririmo amavuta y'Imana. Yego, reka dushimire abantu bakoze subscribe kuri iyi channel. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Reka nubundi twongere dushimire kandi dunasuhuze abantu mukunda prophetesse evangeliste igifaru mama Lionel. Imana y'amahoro ibishimire cyane. Mumeze neza ariko? Tumeze neza, turashimira Imana yo mu ijuru. Na amahoro wacu mu Rwanda na amahoro. Amen. Reka dushimire abantu ntajya mbura muri comment. Harimo ba Arine, hari n'umumama ari buze kubona kino kiganiro wo mu Bufaransa. Mama Rori, mama Rori, yego ndagusuje cyane aho uri mu Bufaransa. Imana y'amahoro ikwishimire cyane. Yarambwiye ngo aragukunda kandi akunda no kugukurikirana, azana gukurikirane kuri telefone. Ibyo mvuze arabyumvise. N'abandi bifuza kugukurikirana kuri telefone rwose imiryango irafunguye. 0783 4 8 3 4 8. Imana rero bishimire cyane kandi baha umugisha. Twagusaba ugasenga Imana tugatangira ikiganiro. Mana nkuru turagushimiye tuvuye ku ndiba y'umutima. Ibyo wakoze biratunezeza. Wadukoreye ibintu tutatekerezaga. Hari ibyo wakoze watubwiye, hari n'ibyo wakoze utatubwiye. Byose byaratunejeje. Tubeshejweho n'ubuntu n'imbabazi. Turi imbere y'abantu tubabwira ibyo wadushyizemo. Turasabye ngo ijambo riva mu kanwa kacu urikurikirane ku muntu wese uri buryumve. Uhindura amateka mu buryo bwose ku muntu wese udukurikiye. Urakoze, ndagushimiye kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana y'amahoro iguhe umugisha mama Lionel. Uyu munsi wa none ndifuza ko tuganira y'ibyaha bimaze kubera Imana akabarore ikaguhana. Ese mama Lionel, Imana ihana umuntu ryari? Ko tusanzwe dutuye tuzi ko ari inyembabazi kandi itinda kurakara. Umuntu ni ryari yakora ibyaha Imana ikamuhana? Reka tubanze dusome ijambo. Iyo ngusubije nasomye biranyorohera. Tujye tugaragaza n'ibintu ko biva muri Bibiliya biranditse. Zaburi ya 50 murongo wa 21. Ibyo urabikora nka kwihorera. Ibyo urabikora nka kwihorera. Ibyo byaha, ayo manyanga, ubwo buriganya, ubwo buraya, ubwo bugome, ubwo bugambanyi, ibyo urabikora nka kwihorera. Umva ko ijambo rikurikiraho. Ukibwira yuko mwanye nawe rwose. Ikintu kijeho rwose ni nka wa mujinya uriho kashe. Umva undi murongo ukurikiraho. Umva kano gakurikiraho. Ubwo ni se. Ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Kadusubiremo. Ibyo urabikora nka kwihorera. Iyo ni A. B.
ukibwira yuko mpanye nawe rwose se ariko nzaguhana mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Akantu kanzaguhana mu kwitondere n'akantu ko kubishyira imbere y'amaso yawe, imbere y'amaso yawe si imbere y'amaso y'abantu, kuko bijya imbere y'amaso y'abantu byabanje imbere y'amaso yawe. Hari igihe n'umunyarwanda avuze ngo Imana ihora ihose, ishobora kuguhana abantu ntibabimenye kuri mu gihano cy'Imana. Irashobora no kugukubita inkonje y'agahanga abantu bakabimenya ko waguhaye inkonje nziza kahombanye cyangwa kavirirana. Hari n'ukuntu iguhana nawe ubwawe ku giti cyawe ukaba ubizi ko iguhonze. Warumbajije ngo Imana iza ndihangane maze iminsi ndwaye agakorora. Warumbajije ngo Imana ishobora guhanira umuntu akiri ino bikagaragara, cyangwa se izabahanira rimwe barundanya muri wa muriro. Urumvanzi yuko Imana igira ibambe itinda kurakara, igira impuhwe nyinshi, imbazi zayo ntizishira. Ese umuntu nari nkubaje ngo mbese umuntu yakora icyaha kugeza igihe Imana imuhanya akiri ino? Iraguhana ukiri ino rwose. Iraguhana ukiri ino. Hari ibintu uvuze nshaka ko ukosora. Imana ntabwo igira impuhwe, igira imbabazi. Igira imbabazi. Ibintu by'impuhwe nitwe tubigira. Mama kibondo, mwana wanjye kibondori, igira imbabazi. Biza kwitiranya ibintu by'impuhwe. Impuhwe ni izanyu. Igira imbabazi yo kabyara, igatinda no kurakara. Yego, sibyo? Ikihutira kubabarira. Ariko uze kwibuka ko igira imbabazi. Cyo kuvuga ngo urabona ngo Mana, ngo urabona ukuntu ngo umugongo uri kundya, ngo wicecekeye, ngo wibereye mu ijuru, ngo ntacyo witayeho. Ariko uze kwibuka ko igira imbabazi. Shaka kuvuga nsindagiza ko ishobora kuguhana utararinda kugera ku munsi wo kudumburwa muri rya tanura ry'umuriro. Maraki yavuze ngo dore hazaba umunsi twika nk'itanura, abibone n'inkozi z'ibibi bose bahinduka ibishingwe. Ariko na mbere ho gato iraguhana. Iyo usambanye se ukarwara sida ugira ngo si igihano. ariko ushobora kurwara sida utanasambanye. Nabyo ndi kwivugira sida igihe ndi kwivugira igihano, sindi kuvuga iyo mvukanano. Kuko hari imvukanano ziranambabaza. Nkuriya mwana bazize iki? Nyine ni hahandi wa mwana w'Imana bita Nowa yasindutse ntavuma umuhungu we wamurebye ubwambure, akavuma umwuzukuru we ari we mwana we wamurebye ubwambure. Nta kundi. Iyi Mana iraguhana ibyaha. Hari igihe byitugatugira ku rugi bikitugatuga, umva ugakora icyaha mu myaka y'ubwadoresa kikituga ku rugi, ugakora ubukwe, ukora ibyaha bikipanga. Hari abantu bafite sitoke y'ibyaha ndugo yawe taza kubona. Hari abantu bagenda na sitoke y'ibyaha ku buryo ushyize no ku munzani y'ibiro 50 waturika. Bikitugatuga kugeza ubwo byitugatuga bigakingura urugi. Kwitugatuga ni icyaha kitugatuga kigapeza urugi rugakinguka. Ngo nuko ibyaha biritugatuga ku rugi. Rero wirindira ko ibyaha byawe bigera mu rwego rwo kwitugatuga bigasanga Imana aho yicariye.
tugabikingura urugi Imana ku muryango w'Imana. ukomeza ukora ibindi mu kuwa mbere muri weekend usambana utarashaka wanashaka ugakomeza ukabigira umukino byituga byipanga bikagera kuri nibayita sirendere ngo mu ijoro ntabwo nzi bikagera reka twifashishe no mu isi bikituga kugeza ubwo bitangira guhirika urugi byitugatuga bikitugatuga kugeza ubwo bikinguye bigasanga Imana aho yicariye. Ibi byaha niho yigeze kubwira abagabo ati mumanuka aho hepfo ndebere ko ibintu bari kuharega ari ukuri kuko ngibi bingezeho dore ngibi bingeze amaye nkawe ati ngubu ubusambanyi bw'Isodoma amaye nkawe dore n'ubutinganyi amaye nkawe dore n'abaririmbye basambana bafite abagabo amaye nkawe dore n'umuntu byaye 4-5 usambana amaye nkawe nabyo byaje amaye nkawe dore n'umwe wantona bya amaye n'umuvuga butumwa amaye n'umupasiteri mu biro amaye nkawe dore n'ifoto ye mu biro amaye dore n'ifoto ze zatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga amaye mumanuke mu ndebere ko ibintu bari kurega Isodomu mu ndebere ko ibintu bari kuregura mugore munyaruke mu ndebere ko ibintu bari kuregura mugabo munyaruke mu ndebere ko ari byo. Turi ku murongo uvuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera iyi reka tuyitindeho ibyo biyobyabwenge ukaza gukubita ingoma mu rusengero kubera ko ufite impano ariko nta gakiza urabikora nka kwihorera. Ibyo urya igaburo ubikora nka kwihorera hakuzi ko Imana imera nk'itanga umwitangirizwa hari ukuntu ariko ngo ijya guhaguruka ngo idufate nko ku gakano yo kongera ikaturebera mu maraso ya Yesu ikamanuka gake gafata wa mujinya ariye kudusukaho hari umumarayika uyesikotinga igahita ifata umujinya marayika agapfundura ikabiciriyemo ikabiciriyemo ariko ni kuzura ndabona ariko kagiye no kuzura ndabona hari abantu bagiye gutuma kuzura. Kera mu cyaro twararimbaga ngo kagacuma karimo umujinya ikongera ikaturebera mu mbabazi ariko ntacyo urabikora nka kwihorera ubikora warigaburo nka kwihorera urabikora ukaza kwica iperereza ugatera haleluya ukaririmba ngo akaba kabonye ukanatinyuka ukavuga ngo ndera kandi n'abantu baza kuvuga ko Imana yera kandi batejejwe nka kwihorera. Sinzi ukuntu navugiriye Imana mu buryo ndi umuntu bajye bambabarira n'igihe tubura imvugo tubivugamo hari igihe Imana irwara inzika hari igihe mba mbibona mu ifoto yo kurwara inzika nkabona niko nabyumva. Ibyo urabikora ugasambanya abana bo mu kigo uyoboye ngo uranimateri ukica iperereza ukemera ugaparangana ukaba wabahesha amanota cyangwa wababera nka kwihorera. Iyi Mana ifitiye ibintu bibiri birimo biyigora kurwana n'ibyaha by'abanyabyaha beruye ariko akaba biyigora cyane guhangana n'ibyaha by'abantu baba mu rusengero baba no mu murimo. Ibi nibyo mbona bi stress ibyaha by'abantu bejejwe ibyaha subwo ntabejejwe ibyaha by'abantu basenga ibyaha by'ababatijwe kuko kwera no gusenga ntawasenga ngo utasa ibi byaha by'abantu baterana ibi byaha by'ababatijwe ibi byaha by'abicara ku ruhimbi yego
ibi byaha by'abasohokana na korari bakayitera inkunga, ibi byaha by'abaterankunga ba korari, ariko hari umuntu bareba ukayitera inkunga mu buryo bwose, mu buryo bwo kuyikoresha ibyaha no mu buryo bw'amafaranga, ikarwana n'ibyaha by'abantu baririmba ku biti byabo, ibyaha by'abavugabutumwa b'umuhamagaro, by'abafite amatitiri. Ibi byaha nibyo mbona birimo binayitera n'umujinya kuruta iby'ababeruye, kuko hari abantu beruye bahisemo kamwe, baravuga ati twebwe ntitujye, ari uwambwira ati jye singiye kubeshya Imana ba Lionel, taho kugira ngo mbeshye Imana nka runaka, turya muntu urimba gutya ati ntiturara na hariya tubyina, urya uhora unkanga ntabwo dukora nibe, nkwereke n'amafoto amafoto ariko haraza no kubikora bananiwe no gukora ibyaha ikoranabuhanga ritaraza, none baravangamo ibyaha n'ikoranabuhanga byivangavanze, ntituza kumenya uko tubivangura. Irondo ryivanze n'ibisambo, ukuntu ibi byaha bisigaye byishyurwa n'amafaranga, bigeze mu rwego rwo kwinjiza. Ino hari ibyaha bigeze mu rwego rwo kwinjiza, rwo kwinjiza n'amafaranga. Hadutse n'ibyaha bigeze mu rwego rwo kwemera ukikoza isoni kugira ngo winjize. Ibyo byose murabikora ikabihorera. Ibihorera ndi kuvuga nimwe yafashe Farawo imutera agahinda, apfana agahinda, niwe mugabo wa mbere ku isi wapfanye agahinda, gupfusha imfuru, ugapfusha ingabo, ukataha utesikotinzwe, ugatahana igihomba, amagare, ingabo n'amafarashi byose, uri mu cyunamo cyo ko wapfushije imfura, Uwiteka akamurangiza akamuniga. Niwe muntu wa mbere w'umugabo nzi wapfanye agahinda, ariko nawe nawe yakubitiwe muri ibyo, urabikora nka kwihorera. Erega iba yabihoreye si uko itabibona. Ubundi se ari igihe munaza tukabahanurira ibintu byiza kandi izakora, ariko ikakwihorera. Ariko ibyo urabikora nka kwihorera, nanaguhaye umugisha nka kwihorera. Ubu noneho twejeje n'abantu bazi imbere y'abahanuzi barakoze ibyaha, ngo ninumva atandondoye ndamenya ko nejejwe. Wejejwe nandese? Kandi baraza koko Imana ikaduhisha ibyaha byabo kuko yo irabibikiye. Bwani mubona tutanabarondora, nta nubwo ari byo dushinzwe. Urwo rwego turanarurenze, ntabwo twakwirirwa dukina namwe. Irabihoreye. Twe dushinzwe gutumwa n'imigisha kuri mwebwe mukayibona kandi muri abanyabyaha, ariko ikabihorera. Ibyo byose urabikora nka kwihorera, nka kwihorera. Ukarenganya imfubyi ukaziriganya nka kwihorera. Mu mishinga ugashyiramo bene wanyu kandi bo bafite uko bameze, hari indushyu uriganisha imyanya yazo, nabyo nka kwihorera. Nabyo nka kwihorera, nta kundi. Nka kwihorera kandi ukaza uti nimuvuga ngo amen, nabyo nka kwihorera. Nkanagucamo nkakubwira ntimbwirira abantu banjye gutya, mbizi ko dufitanye ikibazo, ariko nka kwihorera. Ubu hari abantu bafite ibizaha by'ibigugu bibeshya ko barangije kubabarirwa. Si bundi wababariwe nande? Ntiwatuye, ntiwasubije ibyo wibye, ntiwarekuye abagabo b'abandi. Nka kwihorera. Ibyo byose ikakwihorera. Ibyo urabikora, urabikora. Ariko hari abantu bazi gukora ibyaha, ureka abandi bantu, ureka ababeshya. Hari umuntu ukora icyaha kanagitegura s'ilvous plaît, kavuga turi urugo nzarurya, uyu mugabo nzamukura ibyinyo, ntitaye ku bana arihira, ntitaye ku mugore we, ntitaye ku buzima bwe, nzamukuramo inzu.
neza akabipangira agaca hasi agaca hejuru kandi aba basahuranwa kuba Imana itaramufata uwo muntu mbega batanguranwa n'Imana itaramufata abantu baje no mu nzu y'Imana kugusha abantu b'Imana hanze murabarangije muri Manyinya muje no mu nzu y'Imana kureba abana bacu bakuze batazi ibyaha muje kubikaraga imbere muje kubambarira ubusa imbere nabo muje kubica mu bwonko mwandayamwe ibyo murabikora ikabihorera mwandayamwe ikabihorera yaba we nimba ari ikintu nanga mu buzima nanga ndaya mwe hageze no mu rusengero ndaya zitera haleluya ndaya zihimba n'indirimbo y'ibitero bitatu na rofure ndaya zimanyagura igaburo alhamdulillah ndaya zitanga amaturo indaya ishobora kubaka igisenge cyose cy'urusengero kavuga iti ndakitanze nitanze n'ibyuma by'abacuranzi nitanze n'inifomo za korari nitanze n'intebe zo mu rusengero nitanze n'uruhembe uri indaya ibyo nabyo Imana irabivuze ngo urabikora ikakwihorera be ukibwira yuko mwanye nawe rwose aho Imana ari kwitubwiriyemo nta n'Imana ikubwiriye ukibwira ko niganye nawe ukibwira ko mvukana nawe ukibwira ko nsa nawe ukibwira ko mwanye nawe rwose mwanye nawe rwose ariko Imana imbabarira abantu badukurikiye bafite ibyaha bamfashe baze kumpamagara nimero ziriho bature mwature mukizwe muhinduke dore umunsi w'Uwiteka uraje uburakari bw'Uwiteka bwakongejwe yatangiye kubashyira ahabona nyuma y'aka filime ko kubashyira ahabona iraje bakurikize ikintu cyitwa ibihano Mani tugirire neza ukibwira ko mwanye nawe ukibwira ko mwanye nawe rwose iri jambo rwose ni nka kashe ukibwira ko mwanye nawe rwose Imana imeze nk'irimo ishaka kugaragariza abantu ko bari kwimenyera bagakabye muri kwimenyera nabahaye umugisha mwarakoze ibyaha mukomeza kwibwira ko mwanye namwe mbaha kubuzara mbizi neza ko abana mugiye kubyara tarababa bagabo mwasezeranye mukibwira ko mwanye namwe jewe mpora mbabwira ko nzabagirira neza basi ndebe ko niyo neza yabatera kwihana jewe mpora mbasukaho umugisha ngo ndebe ko n'umugisha wabatera ubundi hari nkatwe twabyaye hari igihe ureba umwana ukabona akoze ikintu kibi ukavuga uti umwana sinde bumukubite reka niga uburyo mukorera ikintu cyiza kimutere kwigaya yewe hari umwana umwe bigeze kundegera muri famiye ndamufata ndamusohokana yari yakoze ikintu cyatuma umuntu amukubita n'umutwe akawumena yewe ndamusohokana ku mafaranga yanjye mwokeshereza akantu mugurira akantu ko kunywa karangije mbona kirida yavuye mu ryinyo nkaho dutashye turaganira ndamubwira nti nanze ko tuganira utameze neza nagira ngo banze umere neza ubundi ntakuganiza uko nyine biriya bintu wabitekereje ute ubigambira ute ndashaka ko mbwira umwanzuro wa biriya bintu aranganiriza ambwira n'ibyaha bimuteye arangije arapfukama imbere yanjye arihana ati nsabira imbabazi nawe ngo usabye imbabazi nsabire n'umuryango imbabazi ndihannye sinzongera urumva neza namugaragarije yamuteye kwihana kandi yahise abireka
n'iyi Imana niko iteye ari igihe yirengagiza kuri umunyabyaha wagize imbere y'Imana uti Imana wampaye inzi ikayiguha ni ukuri ikayiguha ariko ukagira ngo iyo nzu yakuyeho icyaha ukagira ngo ukurokotse iyo ndubyara byakuyeho icyaha ukagira ngo iyo diplome iguhaye yakuyeho icyaha hari imigisha Imana yaguhaye ariko ntiyigeze ikuraho icyaha wakoze ntiyigeze ikuraho kashe y'icyaha wayikoreye ahubwo aguhendahendesheje imigisha ngo uhinduke uranga ukibwira yuko mwanya nawe rwose umva se uko ivuga ngo ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe ariko nzaguhana mbega ishyizemo akantu kumwitangirizwa ntivuze ngo ndaguhana nzaguhana nzakumena nzakumanyura nzagukubita hari igihe njya mbwira wenda mu bana banjye ntukazongera gukora icyo kintu nzagukubita kuko ngiye barabizi abana banjye ko nkubita pe nagukubise ndagukubita nkaguha ntanguranwa n'ijambo rivuga ngo mbabarira mama mpondagura vuba vuba atarivuga ngo mbabarira kuko yavuze ngo mbabarira nyuma mbabarira buryo umukubise ubukoze icyaha njye mpuragura vuba ntanguranwa n'ijambo rya mbabara ku buryo inkoni imwe ibikubiyemo nk'esheshatu udoke umva nkubita inkoni imwe ku buryo irimo nk'esheshatu nkagira vuba vuba atarivuga ngo mbabarira sinzongera avuze ngo mbabarira sinzongera sinongera kuko genda ashobora kumukubita nkahita muha n'ikinini cya ibuprofene kiza kumuvura ububabare kugira ngo mu gitondo abone ko ajya kwiga kandi ntazongere iri mu gacya nkamuhanisha ikindi gihano kitari inkoni yakoze ikosa nkamuhanisha ikindi gihano kitari inkoni rimwe umwana wanjye yageze kugira akantu kagakosa ahora akora n'imfura yanjye nkabona karahoraho mu rundi ruhande ukabona ntacyo gatwaye ariko ngiye nkabona hari icyo gatwaye kazakura nangize nabona ntabwo ndi bugahanishe ntabwo ndi bumukubite nzi ko akunda baro kangiye negure baro nziza original ndayiza ndayimwereka ni Lionel iyi baro nayo nayikuguriye ariko nibutse ko ufite ingeso yakunaniye nabyibutse maze kuyigura kubera ingeso yakunaniye ibaro ntawe ngo urihangana mpamagara undi mwana utari n'uwo mu rugo rwanjye ndayimana kirabaro nene igurere nera kubera ingeso yamunaniye bararayijyana ariko twari twaciye twabiganiraho n'uwo mwana arangiza kubera ukuntu akunda baro hari kumbagaza hasi harari asaba imbabazi ati mama ntabwo sinzongera mbabarira baro yanjye sinzongera ninongera uzankubite ninasaba imbabazi uzakomeza unkubite ariko baro nirahira kutaza ati ntabwo nzongera yahise abireka ntiyongeye kandi hankopeje ababyeyi ko umwana adakira ingeso kubera inkoni ubwo mba nkubwiriyemo nk'umumama hari system ukoresha umwana agakira ingeso udahondaguye ariko nzaguhana urumva Imana nayo itambitsemo akantu ngo ariko nzaguhana integuza ni ijambo ry'integuza ntabwo ihutiraho nicyo nyikundira ntihutiraho n'imyaka 3 yashira itaraguhana waragikoze ariko kikiri ahantu mbega kidepoje ahantu muri turuwari y'Imana ahantu ibibika kereke paru ukagira ngo ukabona urimo urarya iby'Imana rega nta soni ukagira ngo yarakuretse ariko yakubitsemo ijambo rivuga ngo ariko ngo nzaguhana yababa we nzaguhana ngo mbishyire imbere y'amaso yawe aka niko kambabaje guhana mbishyire imbere y'amaso yawe imbere y'amaso yawe uko bivuze sinakwica ariko nzabishyira imbere y'amaso yawe ujye ubireba wigaye icya kabiri n'abantu nugira amahirwe make ngereke na bene wa oya buryo byageze ako nako ndakavuga iyo byagezaho n'abantu iyo byageze naho ibishyira imbere y'abantu ya bene wanyu ya famiye iyo byageze aho ibishyira imbere y'abantu b'ubwoko bwose hariyo bawarakabije
hariya ni hahandi n'abo bantu baba bari babiziho bamwe barabahakaniye, abandi bati reka barambeshyera, abandi reka nukunyanga nukungendaho, babifiteho amakuru. Burya ijya kubishyira imbere y'abantu kuko babifiteho amakuru wahakanye. Wahakanye kandi abo ndi kubwira muri kunyumva. Twajyaga tuvangura wumva mutima muke wo mu rutiba. Hari abarangije kugaragara, ariko itonde gakeya nawe utaza mu ruhando rwa mu mpeshyi, rw'ino mpeshyi, kuko izuba ryasambuye. Mpeshyi yatobotse. Yatobotse. Rero ngo mbishyire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Ni ukuvuga ngo bifite ukuntu bipanze, biranditse. Bifite uko bipanze, uko bikurikirana: ubusinzi, gukurikizaho ubusambanyi, gukurikizaho kubeshyira kuri telefone, gukurikiraho gutoteza uwo mwashakanye, gukurikizaho unzangano, gukurikizaho kurogesha amagambo, gukurikizaho kurogesha uburozi busanzwe, gukurikizaho uko bikurikirana. Bifite ukuntu hari urutonde rw'ibyo wakoze. Ibyo wakoze bifite urutonde, ibyaha wakoze utihannye bifite urutonde, kuko biravuga ngo uko bikurikirana byose hatabuzemo na kimwe, nzabishyira imbere y'amaso yawe. Imbere y'amaso yawe ibyo wakoze byose. Ibyo wakoze mu rwihisho bizatwikururwa bijye ku mugaragaro. Ibyo wakoze batareba bizatwikururwa bijye ku mugaragaro. Ikintu kimbabaza nuko n'abana mwabyaye bari kubibona badakwiye kubibona, bari kumenya ibyo mukora badakwiye kubimenya, bari kubona amanyanga n'uburiganya wakoze badakwiye kubimenya. Ngo ariko byose nzabishyira imbere y'amaso yawe. Ubu rero kubishyira imbere y'amaso yawe nandi mahirwe nibijya imbere y'amaso yawe gusa, bitajya imbere y'amaso y'abantu, bitajya imbere y'abo wahemukiye. Nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana: inda wakuyemo, n'umuganga wagufashije kuyikuramo. Imbere y'amaso yawe ibyo byaha byo kuryamana kw'abahuje ibitsina. Imbere y'amaso yawe uko bikurikiranya nzabikurikiranya byose. N'ibyo wakoze ukiri mu kabari, winjira mu rusengero ntiwihana. Hari abantu binjiye mu rusengero bataje kwihana, ahubwo baje guhindurira ibikorwa byabo. Babikoreraga hanze y'urusengero, baje kubikora mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ibyo wakoreye hanze y'urusengero n'ibyo wakoreye mu rusengero ukabikora n'ibyo wakoze umaze kubatizwa, byose bifite ukuntu bigiye bipanze uko bikurikirana byose. Ariko mu nkundira abantu munkurikiye, ntabwo ndi kuvuga gutya nko kuganira. Ntabwo ari ibiganiro ndimo. Ndi kwigisha, ndi no kubwiriza. Iki si ikiganiro. Ni ijambo ry'Imana rikiza, rihindura, rikiza imitima y'abadukurikirana hano. Ni ijambo rihindura umuntu wananiwe kureka. Ni ijambo rikebura, ni ijambo riburira. Uko bikurikirana. Ibyo yakoreye aho uvuka mu rugo iwanyu, ibyo uri gukorera aho washatse, ibyo uri gukorera aho ukorera, ibyo uri gukorera mu murimo w'Imana, ibyo uri gukorera muri quartier, ibyo byose nzabipanga mbikurikirane. Ariko unkundira uze kwihana. Bibiliya iravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura, abibone n'inkozi z'ibibi bahinduka ibishingwe. Nzabatsembaho rwose, nzabatwika. Dore mu gihe cyashize Uwiteka ahanishije isi umwuzure. Arebye uburyo abantu yaremye amazi abanize, nawe agire emosiyo. Imana yagize emosiyo.
irabigaragaza. Irebye uburyo abayitirirwaga, ababaga mu byayo, abayihimbazaga bapfanye n'abasambanaga, bapfanye n'abatarigeze bagera mu nzu y'Imana, Uwiteka abonye uburyo amazi abishe ngo arababara, bababazwa n'urupfu abishe. Arangije ngo amanike ikimenyetso, idarapo ry'Imana ry'umukororombya. Ririya ni idarapo ry'Imana. Aparika idarapo ryayo ry'umukororombya, aravuga ati iki ni ikimenyetso n'indahiro nshyize hagati yuko ntazongera kunigisha abantu umwuzure, uko ntazongera kunigisha abantu amazi. Nabonye n'uwo mukororombya muri no minsi hari abantu bawitije. Iriya mukororo, iriya darapo ry'Imana nabonye hari abantu bari kuryifashisha. Irangije iravuga iti cyakoze reka mpindure gake noroshye, noneho ubutaha nzabakubita icyitwa umuriro. Ubwo nayo ngo iroroheje ye, nzabashumika umuriro. Sibwo murumva ari umuriro, ari n'amazi basi. Yenda umva amazi ariyo basi yoroheje kuruta umuriro. Nzabashumika icyitwa umuriro. Noneho muri no minsi yatangiye no kubarepetesha bamwe, murabizi. Nzabasukaho umuriro, hazaba umunsi utwika nk'itanura, hazabanzamo muri iryo tanura bibone, hakurikizeho inkozi z'ibibi bahinduka ibishingwe. Mbega ngo ntuzabasigira akantu na kamwe. Intego y'iri jambo navuze ni ukugira ngo abantu bakizwe. Ufite ibyaha bya kera, icyo ni kimwe. Ufite ibyaha byo mu murimo wakoze, ntiwabyatuye, uhora wimahoroniza, uhora ubona ineza y'Imana ukagira ngo warababariwe. Ibyo byaha urasabwa kubyihana. Nitegura kugusengera, nagira ngo nkubwire ngo uko bikurikirana byose birahari. Idonido, itariki, umunota, isaha wagikoreyeho, sibyo? Ukwezi, umwaka, itariki, umunsi, umunota, n'uwo mwabikoranye biratondekanye uko bikurikirana byose. Ariko nagira ngo ngusengere aho uri hose, wature, ngusabire Imana imbabazi. Imana iguhe imbabazi, hirya y'imbabazi iguhe imbaraga zo kwihanira kureka, utararinda ko nawe igushyira ahabona, kuko yahagurutse ubuticarije kubishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka dusenga. Mwami Yesu, ugira imbabazi mu bintu byatumye upfira umuntu, amaraso yawe akameneka, n'ibyaha by'abari mu isi cyane. Kubera gukunda abari mu isi cyane Mana, byatumye utanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ryawe rigaragaje ko hari abantu badashaka ubugingo buhoraho, kandi burahari Mana we. Ijambo ryawe ryerekanye ko hari abantu bibeshyaga ko bafite ubugingo kandi bafite ibyaha biri bloke ahantu. Bacishijwe bugufi n'iri jambo, ubababarire. Uwemera gukizwa umubabarire. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana y'imbabazi, uzuye urukundo rwinshi. Imbabazi zawe zisesekare, zigere kure, zigere no kuri uyu. Imbabazi zawe zibabarire n'ibya kera. Iyo ubabariye ntiwongera kwibuka nicyo cyiza cyawe. Iyo ubabariye umuntu, iyo umuntu yatuye ntabwo wongera kumucyurira, ntakora icyaha ngo uhite umucyurira na bya bindi. Niko uteye, wuzuye imbabazi. Urakoze cyane, ndagushimiye kubana n'ubwoko bwawe kandi ukaburengera muri byose, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.